n'ingiya nyarangiye asigaye wese iragukubita kuko wambyaye ariko we kasi ngiye kuguhitamo kubiryo n'utazongera kumenyera uburiri bwawe Sheriwe nawe uranungura Yes we ndeba kweli nukuri kwimana kamubwira sheri nkunda comedy za kasi kubyo udashaka kubyumva manuva nawe aranzireba nukuri kwimana byanya byose nukuri kwimana namwana arazi sakaraga umuntu nayo ndagakunda ubona gakina kari serious kandi ubona karaga mu rwose gakina ibintu kazi ntabwo gapapira nikagira gato ukuntu yigera noneho bana yaje gusa nubwo gakunda ari agafana kawe uramenye irabizi ko bari abasore bo ushaka madamu ariko gira umwana meze fresh gira untegurire nshaka no kugenda njye gushaka umugati wa bebe wanjye mbona mw'iyi minsi byarakomeye ntaza kwishinga amafilime akaragaho ngo ni kasiye Dasanga akazi karapfuye kandi umugati w'umwana waba ari ingenzi burya. Simbu kugenda asigaye yicara ryo buri kanya. Size kundi matazana mushobora. Ariko ujye ndekera umwana yiri, ujye umwana n'ubariye naye se ko nyifite imbaraga nkasi umubyara. Ubundi umubyeyi abaho kubw'impamvu z'umwana we, sibyo? Mugomba kumuvunikira kandi kugira ngo umwana wanjye abeho neza. Nanjye ngomba gukora cyane, sibyo? Icyambere umwana ahubwo burya afite apeti. Nawe umubyeyi birakunezeza. Yiteye ngo bana nafite muri no minsi. Muzana akagashati k'umutuku se. Aho yazana umutuku uyu munsi. Kuwa kane nkunda kwambara imiswezi zana aho kahuje. Zana kahuje. Muse baratese. Yashije. Nugire ikibazo ko naguca inyuma se. Zana. Sawa nyarutsa. Nyarutsa rero ko najya mu kazi k'abandi. Naho ubundi se nyarutsa. Ngira mu kazi k'abandi ku gihe. Nda kazi nako kabari ingenzi mu buryo byose. Wakahagera se sheri. Iko yo. Wakahagejeje umugore mwiza. Byo nyihera kayarata. Naboko se akira kirira mushakira. Iko yo. Babuko ko burya nawe yagiye kuma yitegereje. Mabuko. Nabizo wakwera ntabwo zari nyeya. Ahora n'icyo zoshaka. Uzi ko isambu ya data. Yose yari hatakarega kobwe keza. Iko yo. Naho subundi fongera ngere nyarutse. Yarutse burya amasaha nayo uwo mwanzi w'abantu mwe bahinga amaboko ko byabatsiza naba nk'ikirara sheri rega ndo umubyeyi niko ni gifunge cyanje gitiwe rega ndo umusirimu niko rero irya gisirimu ntabwo bazari kuno berwa nk'imboga rero ndagiye ariko kana kacu rivine kabihasebya sawa sheri sheri nawe ukunda kabisa nanjye okay Morning, Mom. Hey, morning, Sheri. Muri murareba kase komedi. Yego, uramukunda? None wanjye ntiwabyumva uzi ukuntu ngenda ariko se gusa ko iyo ari baba bayitonze cyane. Ngutse igitekerezo. Ese ko kasi aza gukodesha inzu yacu yagiranye amasezerano na papa Irvine? Uretse najya nkabonaho nimero ku gipapuro cy'ubukode dore ko n'ubundi ejo azajya mu ntara ntabwo najya niraza muri nzu yanjye nyine. Yego Clement ndaje ubu tuvugana rwose ndi gusohoka mu cyumbi wanjye rwose ndaje madamu sheri tebukanizana mu mabaga ngo ngashira vuba mugire vuba Elvine ndana kakabaga gatosha so madamu wanjye rero urabona ko ndakiye ubu ngubu sibyo ariko hagataho nkuko n'ubundi usanzwe witwara neza mu rugo iyo nagiye ku kazi nubwo ngiye kumara iminsi nta birenze sibyo humura mu minsi mike ndaba ngarutse ariko umwana wanjye nawe ukamuba hafi sibyo Elvine sheri naho nubwo ngiye ntabwo ubundi kujya kwiga karate kuko igitsure cyo kuva sibyo n'ubundi ujya kwiga karate kandi ubona ko bigufasha sibyo ugororotse imbavu zose sibyo yabigiye babishaka neza umwana wanjye kandi ikindi ngiye niwe ngiye gusigira inshingano z'ubu sibyo aho papa atari uzahambe sibyo noneho ubwo birenze ibyo hagati aho niwe musekirite w'igipangu cyanjye sibyo Elvine gakobwa kanjye gatoya rero kandi uzahambere sibyo Yego papa kandi bye. Urakoze mwana wanjye sawa
Allo? Oui, allo. Kasi amakuru. Ni byiza. Uri mu rugo se? Ndi mu rugo. Sha waje kudusura basi. Reka nzabasura nta kibazo. Oya nukuri ngwino natetse neza. Basi uze dusagire ibya saa sita byonyine. Reka da. Nukuri. Nanjye nzi ko nta kintu ndi gukora nta kibazo ndaje. Ngwino dusagire ibya saa sita biba ari byiza. Yego murakoze. Sutinde. Yego. Kasi. Amakuru evi. Meze neza. Mama, Kasi yaje. Yaje mubwira abayitenda. Ndakora uko nshoboye kose pe. Iyi nzu ntabwo najya nyirazamo. Sibyo ko Kasi n'ubundi mwemera kabisa. Nahageze nsanga mwibereye mu cyumba nkomeza nigana na Elvine. Nta kibazo ni kare. Star. Nameze neza. Mama, yereka mbendi ndi gukina karate. Gende. Si Kasi. Wowe ko tuba duturanye natarakunze kutureba kuko. Ariko ikibazo ni umwanya uba wabuze. Ikibazo ni umwanya. Ikibazo ni umwanya uba wabuze. Umwanya uburira hehe? Akazi kenshi. Hari ibintu bya komite tuba turimo. Akazi kenshi? Birabeshya akazi kenshi cyane utagira akazi kenshi. Oya nta kibazo. Urabona na papa Irvine kose. Oya nta Papa Irvine yaragiye. Usigaye nirana gusa njyenyine. Kandi urabona iki kizo ni kinini nuko kiba giteye ubwoba. Iki ni kiba kinateye n'ubwoba byo rero. Nasuwe nta kintu wamfasha ntabwo wajya uzatwara. Basi kugira ngo mpamaze nkukwiramo. Yarase kubizi ko nanjye maryamye yaramwiranze muri kandi kubizi ko amafaranga nyamahera ku gihe. Nyine twese dufite ikibazo kimwe ari wowe nanjye twese dufite urugo. Niko. Ndabibona nyine. Serious? Oya nta kibazo wajya uza nanjye. Oya reka tubireke. Reka tubireke ibintu. Ntabwo nukajya wiga usura umwana nawe. Oya reka tubireke. Ni ukuri kwikwatika. Ihangane tubireke ni ukuri. Ni ukuri. Sibyo. Ni ukuri ihangane. Oya urumva wajya uza papa Irvine nawe ari ntacyo waba. Ugafata basi no kustize irungu ry'umuntu. Oya. Wenda nzagaruka gutaha ariko aka kanya ntabwo. Utazi urumva oya amahirwe azari muri kadufatira na yangaya. Ntacyo byaba bitwaye nta n'umuntu uzabimenya. Umva mubwiza ukuri reka nzagaruka gutaha. Sibyo. Nawe uri muri ambike gisi. Sinagenda gutegura no kuko Imana gutaha byaba gikeye. Ihangane nzagaruka gutaha sibyo. Sibyo. Oya, ubutaha. Reka Usuragiye ugiye gutyo koko. Samwirike mwirirwe. Usize wike koko. Urasura mvuga abanyumviye usamana yani ishobora byose akazaneza abantu. Iyi telefone wajya ureka ko niyawe uhora uyifite buri munsi ugeze ujya mu mwanya tuvugane. Nta kibazo. Ushize warambabaje ntushaka kubyuka ukuntu wasize meze. Waranengushye cyane. Ariko mbabarira ntabwo bizongera bwari ubwa mbere biyo ikintu kenshi kiba ari icya mbere kiba ari ikibazo nyine. Se bari ubwa mbere bikoze koko. Oya ariko
ntabwo nizeye ko uyu munsi waje uri tayari noneho. uyu munsi nta kibazo ndi tayari. Nta kibazo. Tayari nta kibazo. Tumva turi kugira ibihe byiza. Ahubwo se ka Elvine karahari. Elvine karahari ariko kagiye kujya kwiga karate. Araza kuduha umwanya nta kibazo. Okay. Nabundi se nta kibazo rwose. Mama bye. Ngiye kwiga karate nsanga wanekeye ifiriti. Ubu tudakererwa. Nahate amafaranga reka ndebe ko nyabona. Mwana wa humura. Kase nagarwana ndamuzi. Kandi wihute metre yakubuze. Amaze kumpamagara. Ariko se abanyarwandakazi ko papa ajya kuva mu rugo yasize ambwiye ko nzarinda mama icyamungabanya icyo ari cyo cyose nkaba mbona Kasi yafata mama mukanda nk'aka ndi ivuka cyangwa igitoki. Yarangiye asigaye wese iragukubita kuko wambyaye ariko we Kasi ngiye kuguhitamo ku buryo n'utaha utazongera kumenya uburere bwawe. Ahubwo se Kasi nta kuntu waza kugaruka gatindi kavukire yatinze n'ubundi arashaka kuza nka nijoro. Uzenda gufungura nyine unyure mu gikari basi bwa nyuma ntabwo nzongera pe sibyo na Elvine ntabwo ari bwongere ntabwo ari bukubone turabanyuza mu gikari ntutinde so ubundi ibintu nkoreye kugira ngo sagashya. aya niyo wakoze. Urakoze cyane nkoreye umuti ntaherukaga pe. Urushize araganguka mbere. Urabeshya wowe. Urabeshya. Ariko nta kibazo se byagenze neza. Wakoze cyane. Abakoze. Papa yaje. Bakobwa kanje. Barumumbuye. Ndahira. Meze neza. Papa zani hagati. Sharima amashokora mukobwa wanjye. Ntubizi ko se Imana yakumaye ngo ujye mutetesha agakobwa keza. Umwana ntabwo nakubura. Mwasigaye amahoro ariko. Yego papa. Mama Elvine ntabikubwira ko iri tara ryo mu cyumba cyawe ryajimijwe n'imirabyo y'inshi umwana wakubita none umugabo wawe nasubyamo noneho inzu yose nirahita izimira rimwe. Reka mbanze ndebe yuko amatara y'inzu yose arimo yaka sibyo. Uravuga nawe ntarakugeraho. Muhave. Bigenze bite? Sikavukire se. Kavuki wishe umuntu. Uragize umuntu. Oya jewe ngomba guca agasuzuguro k'imbwa zimenyera uburiri bwanjye. Urumva? N'undi munsi. Nawe madamu ntabwo ndakugeraho.
n'undi munsi. Kavukire uzi yuko kwihanira nta hantu bikiba muri uru Rwanda. Icara hari itaducika, icara hari. Urabisobanura umuyobozi buje. Icara aho ngaho. Wowe n'umwana wawe vaye hano. Wowe mwana we ntabirimo. Kwanza nawe icara aho ngaho. Murabisobanura ubuyobozi buje. Oya nawe byo kwitabara kwihanira ntago bikiba muri iki gihugu.